bw'ubuzima muri kano kagari ka Kinyaga, umudugudu wa Zindiro. Nkaba nifatanije namwe muri iki gikorwa cy'umuganda twakoreye hano kuri ino shuri rya Heroes Academy. Nkaba mbashimira ko mwahakoze amasuku, twarwanyije umwanda, dukora igikorwa cyo gukora isuku n'isukura mu kigo cy'amashuri, impande y'isoko cyo ku Nkuge y'Amahoro, dukora kuri za ruhurura. Ibyo byose ni ibikorwa by'isuku n'isukura bigamije nk'aha ku mazi twakoze, twirukanye imibu itera malariya. Twakoze igikorwa cyiza cyane, ibyo nkaba mbibashimira nk'abafatanyabikorwa b'ino shuri. Mwaramutse kandi mwiriwe, tunejejwe n'umuganda twakoreye muri Bright Heroes Academy dufashijwe na Hand Wash Campaign na Sulfo, wagize ikintu gikomeye cyane kuri community ndetse no ku baturage batuye hano. Turabashimiye cyane.